Yes, mbahaye ikaze ni Mukire Entertainment. Je nitwa Mr Sam. Ni hahandi uzajya usanga amakuru y'imyidagaduro usanzwe ukurikira. Reka twivugire kuri iyi nkuru y'umusitari wacu, umusore wacu udasanzwe Chris Easy ureberwa n'icyamamare mu gusobanura sinema Bugingo Boni wamamaye nka Junior Giti. Uyu musore bivugwa ko muri uyu mwaka w'2024 mu mpera azataramira ku mugabane w'Iburayi ndetse no mu ntangiriro z'umwaka w'2025. Ni amakuru y'imyidagaduro. Nje nitwa Mr Sam wageze kuri Mukire Entertainment. Reka iyi nkuru tuyivuze nk'uko tuyikeje ikinyamakuru igihe.com. Bugingo Boni wamamaye nka Junior Giti amaze iminsi mu bihugu bitandukanye byo ku mugabane w'Iburayi mu rwego rwo guteguza ibitaramo by'umuhanzi afasha kandi anareberera Chris Easy azahakorera mu mpera z'uyu mwaka ndetse no mu ntangiriro z'umwaka w'2025. ni urugendo yakoze abisikana na Chris Easy kuko nawe aherutse mu mujyi wa Paris mu Bufaransa mu rugendo rwari rugamije kwagura umuziki we no gusura umukunzi we utuye muri Poland cyangwa se muri Polonye. Bivuze ko Chris Easy nawe amaze iminsi ku mugabane w'Iburayi mu Bufaransa ndetse no gusura umukunzi we uba mu gihugu cya Polonye. Junior Giti yabwiye Inyarwanda ko yanyuze mu bihugu birimo Ubufaransa, Ubudage, Polandi ndetse n'Ubusuwisi, hose agamije kuvugana n'abasanzwe bategura ibitaramo bahabarizwa. Yavuze ko bagiye gukora ibitaramo Mumbabarire gato dukomeze dusome iyi nkuru iri ku kinyamakuru igihe.com. Junior Giti yavuze ko bagiye gukora ibitaramo bibanze cyane ku mijyi isanzwe ibarizwamo abanyarwanda benshi. Yes, akantu tukumve neza. Bagiye gukora ibitaramo bibanje ku mijyi iri mu Burayi ibarizwamo abanyarwanda benshi. Ati ni byiza ko nka manager wegera abasanzwe bategura ibitaramo mukavugana aho kugira ngo babe aribo bagusanga. Yes, kuko kenshi iyo bagusanze baraguhenda. Aha ni Junior Giti asobanurira inyarwanda.com uburyo urugendo rwe rwo gukora ibitaramo k'umuhanzi areberera Chris Easy yarukoreye ku mugabane w'Iburayi. Avuga ko mu by'ukuri agenda areberera abategura ibitaramo akabanza kuvugana nabo kugira ngo batazamuhenda, kandi ariwe ureberera uyu musore wacu Chris Easy. Uyu mugabo washinze Giti Business Group ariwe Junior Giti yavuze ko kugeza imijyi bamaze kwemeza ko ubu ngubu imijyi bamaze kwemeza ko ibitaramo bizaberamo by'uyu musore wacu Chris Easy ari i Paris mu Bufaransa, Bruxelles mu Bubiligi, Hanover mu Budage, Varsovie muri Polonye. Iyi ni imijyi uyu musore wacu azataramiramo mu mpera z'uyu mwaka ndetse no mu ntangiriro z'uyu mwaka wa 2025 tugiye kuzinjiramo mu minsi mike iri imbere. I Paris mu Bufaransa, Bruxelles mu Bubiligi, Hanover mu Budage, Varsovie muri Polonye. Ariko kandi Junior Giti akomeza avuga ko mu gihe kiri imbere bazatangaza amatariki y'igihe ibi bitaramo bizabera. Ni ubwa mbere Chris Easy azaba akoreye ibitaramo ku mugabane w'Iburayi, ariko kandi muri iki gihe ari kwitegura gutaramira mu gihugu cya Uganda. Bivuze ko mu by'ukuri ni ubwa mbere azaba ataramiye ku mugabane w'Iburayi, ariko muri iyi minsi ari kwitegura igitaramo azakorera mu gihugu cya Uganda cy'igituranyi cyacu cy'u Rwanda. N'urugendo ashaka kuzabyaza umusaruro akarangiza imishinga y'indirimbo afitanye n'abarimo Shiba Karungi, Levigzone. Iri zina sinzi kabisa abarize munyandikire muri comment, gusa reka turisome nkuko ndibona ngo ni Revix 1. Niba ari Revix 1 ndetse na Azawi, aba nabahanzi bo muri Uganda, kuba baza mu banyandikire muri comment.
yes, iki gitaramo azakorera rero ateganya kuzabyaza umusaruro agahita afatanya n'indirimbo azakorana n'aba bahanzi barimo Shiba Karungi. Kuri Shiba Karungi mu makuru y'imyidagaduro ubu ngubu biri kuvugwa ko yagiye kwibarukira mu gihugu cya Canada kuko yari asanzwe atwite. Ni amakuru y'imyidagaduro ari kuvugwa mu gihugu cya Uganda, aho uyu muhanzi kazi ukomeye cyane Shiba Karungi bivugwa ko nawe yagiye kwibarukira mu gihugu cya Canada. Yes, reka twikomereze ku inkuru yacu rero ya Chris Easy mu bitaramo azakora Iburayi nk'uko Junior Giti akomeza bisobanurira ikinyamakuru inyarwanda.com. Yes, abo bombi bemeranyije gukorana indirimbo. Ni ukuvuga babahanzi bo muri Uganda bemeranyije gukorana indirimbo na Chris Easy ubwo bari mu Rwanda mu bihe bitandukanye. Barimo uwo Shiba Karungi, Azawe n'abandi. Ndetse indirimbo bazakora mu majwi mu buryo bw'amajwi. Iyi ndirimbo izakorwa na producer Prince Keys muri studio Hybrid Music ariyo asigaye abarizwamo, ndetse yanashinze uyu mu producer wacu ubikora neza cyane. Prince Keys niwe uzatunganya iyi ndirimbo izabarizwamo Chris Easy ndetse n'uyu muhanzi wo muri Uganda. N'ubwa mbere Chris Easy azaba akoranye indirimbo n'abahanzi beshe mpuzamahanga, ariko kandi muri iki gihe agezweho binyuzwe mu ndirimbo zinyuranye. N'ubwa mbere azaba akoranye indirimbo n'abahanzi mpuzamahanga benshi, kuko n'abahanzi bagera muri batatu bo mu gihugu cya Uganda niba ari Legacy Voane, Shiba Karungi, Azawi ndetse na Chris Easy, ubwo azaba ari abanzi bagera muri 4. Ariko iri zina muri nyandikire muri comment abantu muzi kurisoma we, ni muri nyandikire kabisa. Ni Revizone muri nyandikire muri comment bantu banje. Yes, ubu rero Chris Easy agezweho mu ndirimbo zitandukanye zirimo nk'iyo yise Sekoma, indirimbo nziza cyane. Bana yakoranye na Shafi ubarizwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse n'izindi mwagiye mumenyaho nyinshi cyane. Aya namwe kuri rero y'imyidagaduro ari kuvugwa hano mu Rwanda kuri uyu musore wacu Chris Easy uteganya kuzajya gutaramira mu gihugu cya Uganda, ndetse no mu mpera z'uyu mwaka no mu ntangiriro za 2025 akazajya gutaramira ku mugabane w'Uburayi. Ndabashimiye rero, nge nitwa Mr Sam ni Mukire Entertainment. Kanda like, ukore subscribe kugira ngo nade bakuru yose y'imyidagaduro ntajya gucika ujye uyakurikiranira ku gihe. Ndabashimiye cyane. Nge nitwa Mr Sam. Uduhe n'igitekerezo cyawe muri comment, dukeneye igitekerezo cyawe. Ibintu wumva bitameze neza, ibyo wumva twazagarukaho ukabitwandikira.